akanyamuneza nyese yaramaranye iminsi kayoyotse. Byatewe n'iki? Hagati y'amakimbirane yo kwa Pascal yafashe indi ntera. N'urunana. Nuko shauba. Mwabujijwe n'iki gusohora amatungo koko sha? Urumva ku ishuri barashaka gushyiraho komite y'abanyeshuri bashinzwe kurengera no kubungabunga ibidukikije. Kandi ndashaka kuba umuyobozi wayo. Ibyo ntacyo bitwaye. Ariko se byari kwabuza gusohora ihene hanze ngo zijye kurisha koko? Nyine batubwiye ko bazatora ari uzategura imbwirwaruhame nziza kandi mu kiganiro mpaka akarusha abandi kugaragaza ubumenyi ku bidukikije. Ubwo rero ni ibyo twabyukiyemo. Ariko nuko mama isaza akadutuka ubundi twari turangije. Obama agiye kugenda nanjye ngasigara nsohora amatungo. Niko se shauba. Vuga twumve n'ibyo wateguye harimo akagufasha cyangwa niba uzaherekeza abandi nabyo mbyumve bimenye. Mbo nzatangira mvuga muri rusange ibidukikije cyari cyo. Nimara kuvuga ibidukikije cyari cyo mvuga akamaro bidufitiye twese nk'abantu. Nyuma nimva ku kamaro k'ibidukikije noneho nzavuga ibibangamiye ibidukikije. Kandi umva ko nyine kire turi abanyeshuri b'imbere yawe nkarimo araguhamagaye ngo tugezeho mbese imbwirwaruhame yawe. Ngaho tangira mbese kuzatangira nyine turebe niba nyine uzabishobora ariko mbese tubwire nkaho nyine uzaba uri kubikora. Ngaba mwarimu uvuga uti havuyeho kanaka ubu hakurikiyeho Obama. Maze rero abanyeshuri beza namwe barimu muteraniye ahangaha murabona ko ibi bintu byacu rwose byaryoshye. Muri aka kanya rero ubu wo tugezeho ni Obama. Ndabasuhuje abanyeshuri bagenzi banjye namwe barezi bacu muri aha. Amahoro y'Imana bane namwe. Nzanywa aha no kubaganiriza ku bidukikije, akamaro kabyo ndetse n'ibibazo bibangamiye ibidukikije. Hagarara aho ngaho. Ibintu ko numva nta gishya kirimo. N'ubundi bagenzi bawe babanje bazaba babigaragaje rwose nta gishya rero nta gashya nta gakoryo rwose uzabuzanye. None se nzabigenze no kugira ngo nshyiremo agashya papa? Mbese wowe imbwirwaruhame yawe yikuri mu buryo mbese bw'umuvugo. Uzabivuge mu magambo meza harimo insubirajwi n'insubirajambo kandi afite itondo nyine ripimye. Naho ubundi ntacyo wabuzanye rwose. Ikintu papa akubwiye nanjye ndagishyigikiye Oba. Iyo umuntu afite agashya abantu baramukunda. Atari kuzasubiramo ibyo abandi bakoze. Ubwo gukora imbwirwaruhame mu buryo bw'umuvugo nzabishobora papa? Mwana wa ikikarira akaze ni mama umukubise none haraza kutumara pe umujinya afite muri iyi minsi n'usanzwe. Ariko si we wenyine na papa arawufite. Uzi ko atagipfa kudukinisha ngo adushyire ku rutugu nka mbere. Na mama ntibakivugana. Gusa njye byaranshimishije. Kuba ababyeyi basigaye barebana nabi natwe hagira uvuga mama akabumutaye mu rushyi byaragushimishije. Bitwaye iki se ko bisigaye bituma twirira? Ubundi mbere barakundanaga amafaranga yose bakayajyana mu kabari bagataha basinze. None ubu mama asigaye yijyana ayo papa yakoreye akayatuguramo ibiryo. Cyakora byo kuva bashwana ntiturongera kuburara. Papa ava mu kiraka atahanye ibiryo akaza akicara aha umugore wagera akadutekera. Vuga buke ngo uwo mama araje atakumva. Ahubwo ngiye kumubaza icyo yapfuye na papa ko batikivugana. Sigara bimubaza wenyine njye ndigendeye narya ingumi. Musaza wawe kwagusize usiga gukora iki musaza? Hari icyo nashakaga kukubaza. Urashaka kumbaza iki? Ko muri iyi minsi wowe na papa mutakivugana habaye iki? Ntukashe muka washinze w'agakobwa. Ko muri iyi minsi wowe na papa mutakivugana mwabaye iki? Nundi munsi wa mahero ntukamenyere ntungere rimwe wageze ku ishuri cyangwa umbwire nkongeze urundi rushyi. Abantu urabahora ubusa ariko wakwera ukababwira amafuti yawe ukareka kubakubita ubaziza ubusa ko. Amafuti agira wowe njye nta mafuti nakoze. Ubwo noneho ninjye wagiye kuryamana n'abandi bagabo banterera. Ariko abo bagabo ushinje warababonye waramfasha turyamana. Ibyo abantu bakorera mu mwijima ko igihe kigera byose bikajya hanze ra. Bizahajye. Ubwo wenda ufite amafoto n'amashusho ndimo ndyama nabo bagabo ushinje. Ngo amafoto ahubwo ndiwe natangira nkegero wanteye inda nkamubwira uko nimbyara nzamusanga tukabana. Niba umuzi wagiye ukabimumbwirira? Mukubwirira se mujya mu yanyu mwarambwiraga. Uzagenda umwibwirire.
ahubwo ushaka wagenda hakiri kare ukazabyara uri kumwe na se w'umwana wawe. ese mwana twakubuje ari aha waje kwitsimba? mba ndimo nsubiramo gahunda zanjye ngo numve ko nkizifite neza mwana. nakubonye uri muri leta ko uzaduha imbwirwaruhamye ku bijyanye n'ibidukikije. uriya mwanya ndawushaka byahatari. cyakora by'abantu bazagira amahirwe bakegukana iriya myanya bazaba batomboye. buriya se kujya muri komite yo kwita ku bidukikije ni ibintu bikomeye cyane ko n'ubundi nta mafaranga bazajya babaha, ubwo inyungu zikomeye ni izihe? abazajya muri iriya komite bazahabwa amahugurwa bongererwa ubumenyi ku bidukikije. ibidukikije se hari uwo bazajya baza mu kizami cya leta? ibyo ngewe ntabwo byacira ishati. noneho wowe ntabwo uziyamamaza. ndwana n'iki? mwabishyuye muziyamamaze nababwira iki? icyo nzakora nzatora uwatsinze. nyamara n'ubwo bipinga ariko birimo amahirwe atandukanye. ibaza umunsi badufashe bakatujyana mu mahugurwa hanze ya Nyarurembo, bakatujyana muri hoteli tukaryamamo tukararamo tukabyuka tukoga amazi ashyushye, bizaba ari sawa rwose. ikindi gihe bakatujyana muri za pariki tugasura amashyamba tukareba inyamaswa tukajya kureba imigezi n'ibiyaga. mureke ndutiye ntazi ibyarimo, ahubwo wasanga afite ubwoba ko n'ubundi atapfa gutsinda. nuko ntabyo nshaka ariko nabipanze ntimwandusha. Shanduti ndagukabirije ngaho bishaka utegura imbwirwaruhamwe yawe uzaturushe turebe. ndutiye abayikina ntabyo yashobora, ahubwo soba wanyeretse wowe uko wateguye. kugira ngo bigende bite? kugira ngo nyine ndebe uko wateguye nanjye nkore kuko nateguye, noneho tugirane inama y'uburyo twabitegura bikarushaho kuba byiza. none se ninkwereka ibyanjye nawe ukanyereka ibyawe, ubwo tuzahatana gute kandi twarateguriye hamwe? imyanya se si itatu, dutsinze twembi ibiri twahita tuyifata, noneho abandi bagasigara bahanganiye umwe usigaye. untwaye wo kuba umuyobozi wa komite se ko ari wo nshaka? sinaba nizize? kumbona nta murari se uravaho ukajya hanye? mvuye gusenga ndatashye. habaye ikira? ntabwo nkunze kukubona ujya mu misa cyane, none by'umwihariko ya nimugoroba. bude muri iyi minsi ndi kurwana no kwikuramo Chris. kwikuramo Chris nibyo byatumye ujya gusenga udasanzwe ubikora? zimwe muri gahunda nari narafashe zo kwikuramo Chris harimo no kubyuka nikorera siporo, ariko rwose nabyo ntabwo byangendekeye neza. byagenze bite se? kuko Chris nawe akunda siporo, twakundaga guhurirayo tukaganira tukavugana, rimwe na rimwe tugakorana siporo, nkumva ibyishimo birazamutse. ntumbwire ko wari waratangiye kongera kumwishyiramo? rimwe na rimwe nkibwira ko dushobora no kuzongera tugakundana. uyu munsi arangije ati ibyanjye nawe byararangiye unyibagirwe se? si we niryashya no ngo nireya. yongeye kugutuka kandi? ntiyanutse ariko yanshinze igisumari mu mutima, numva kirahinguranyije bude. ati ubwo? mu gitondo nari nibereye kuri WhatsApp ndeba ku dustetasi tw'abantu, sinzi ukuntu naguye kuri reya. mbona yashyizeho utuvideo ari kumwe na Chris basabanye bahuje urugwiro, barya amanyama n'amafiriti, sinakubwira ariko mana. wumvise ari nkaho upfuye uhagaze. guhagarara byananiye, nicara hasi ndatekereza, numva nta kindi nakora uretse kwiyobokera isengesho bude. yego isengesho riruta byose, ariko kandi ukwiye no kumva ko kuba Chris atakigukunda atari iherezo ry'ubuzima. humura urumurame mwiza, uzabona undi musore uzagukunda ndetse arushaho n'uko Chris yagukundaga. nankunda se shaho nanjye nzamukunda nk'uko nakunze Chris. ariko ufite umwana mwiza Nadi. Yesu we, kiraseka neza disi we. iyo nanjye we ni igiterambabazi we. izi ni inama zawe rwose pe, ntako mbona nageze ngo ndebe ko nakurikiza amabwiriza yose yo kwa muganga n'ay'abajyanama b'ubuzima. wese umusaruro ntuwubona? reba ko udafite umwana mwiza wishimye, atari twana ureba ukabona twararakaye tukiri uduhinja. ntako mbona nageze rwose mujyana, byaba kumwosa ku gihe, kumugirira isuku, gukina neza nkakangura ubwonko bwe, byose ndabigerageza byose mujyana, ni ukuri. nta kudohoka rero, korera ni ukudacika intege.
ibyo byose wakoraga ugomba kubikomeza no mu gihe utangiye kumuha imfashabere. yego kubita imfubyi y'ibibwiza kurira mujyana nzabikora pe. nizere ko wamaze kubitegura neza Nadi. ufite ibikoresho bye byihariye. reka nze mbikwereke mujyana utavanga ngo ni bimwe by'abagore birarira pe. ugiye hese Nadi? do singiye isafuriya do iyi niyo naguze ngo njye mutekeramo indyo yuzuye. iyi ni isafuriya y'umwana biragaragara. iyi se wayitekamo n'akarobo k'umuceri kagahiramo. singutu dusana n'udusorore urabona ko hari umuntu mukuru waturiramo utungutu tw'umwana. birigaragaza rwose witeguye neza. narabiguze pe. n'utuyiko twenda tubona waratuguze. byose ngibi pe. aho kutubika nawe warahatekerejeho. mfite utudobo 2 nzajya nogerezamo ibikoresho bye nkaba naho mbibika. nibyo rwose wabikoze uko bikwiye kuba bikorwa. ibikoresho by'umwana biba bikeneye isuku ikomeye, ntabwo ari byiza ko tubivanga n'iby'abantu bakuru. uko bimbwiye byose ni ukuri nanjye nabikoze. yaba twagiraga amahirwe ababyeyi bose bakumva akamaro ko kwita ku buzima bw'abana babo nkawe, igihugu cyacu cyaba paradizo pe. abana bose bakabaho bameze neza, ntawe urangwaho ibimenyetso by'imirire mibi n'igwingira. mujyana njye mbona ari ubukene bubitera, kuko nta mubyeyi wakaga kwita ku buzima bwiza bw'umwana we afite ubushobozi. byihorere wa mubyeyi we, ibyo bireke. yikombererwamo mbazi mwese se. ubukene si wowe wabikoze neza uko twakubwiye uri umukire. si ndi umukire ariko nanjye byansabye kwigomwa. iyo ntigomwa ntabwo nari kubishobora pe. ubundi se utigomwe wagera ku kinadi. natwe ibyo tuba dushaka ni uko umubyeyi yagira ibyo yigomwa kugira ngo yite ku buzima bw'umwana we. aho ndakugarukiye pe. ubyeyi ugashaka gukomeza kwibera mu buzima bworoshye ukabaho nk'uko ukiri umusore cyangwa ukiri inkumi, uwo mwana ntiyabaho pe. nibyo twigisha tuti nyabona niba wabaye umubyeyi igomwa ku gacupa wafataga, igomwe ku bitenge byiza wambaraga, igomwe ku inkweto nziza wari usanzwe wambara, kugira ngo ubashe kwita ku buzima bwiza bw'umwana wawe mu minsi 1000 ya mbere y'ubuzima bwe. Kazeye ntabwo azi gukoranya. dore jya urebera kuri mushiki wawe sha. nzi guteka nubwo nazi gukaranga, ariko ibishyimbo cyangwa ibijumba nabiteka. mugomba kubyiga byose kuko mugiye kujya mubyikorera ku giti cyanyu. wowe na mama se mugiye kujyayo? mama wanyu agiye kumara igihe adahari, murumva ko akenshi nanjye nzaba mba nagiye mu kiraka. ubu rero mugomba kwiga gukora imirimo ku buryo igihe ntahari muzajya mwirwanaho. mama se yagiye he papa? tugiye kumara iminsi tutabana, ashobora kuzagaruka nyuma y'igihe kinini cyane. none se kuki mama yadutaye? hari ibintu tutumvikanyeho, biba ngombwa ko tubikemura mu buryo bw'amahoro. ubwo rero nta kindi twari gukora kitari ugutandukana ngo umwe ajye ukwe n'undi ukwe. kuki atatujyane twebwe? namara kubona aho aba, abazashaka kujyana nawe bazagenda, abazashaka gusigarana nanjye basigare. nzigumanira nawe ntabwo nzakurikira mama. uri kubeshya abana ngo iki Pasika? umva rero mukobwa jana twumvikane, niba hari icyawe wibagiriwe aha ngaha ugifata usubireyo rwose, sindagushaka hano mu rugo iwanjye. nibagiwe se mva he njyahe? twavuganye ngo iki mu gitondo? sinakubwiye ntisanga umugabo waguteye iyo nda? ugaruwe n'iki muri iri joro ko ntigeze ngutumaho? ubwo rero wire washyize akaguru ku kandi ngo mukobwa jana ataye urugo nagiye. icara tubana ubishaka cyangwa utabishaka kabe ntaho kajya. ugomba kugenda mukobwa jana. ndagushinyitse ngusetse nazakubyara. ngewe mukobwa jana mva mu rugo, waruvuyemo se ari wowe ukagenda. mukobwa jana ni impamvu nge sindarana nawe muri iyi nzu. fata utwawe ugende ku neza, urumva? ntararinda kurwana nawe n'iyo ndutwite hato rwose batananshinza guteza umutekano muke nkarara mu maboko atarayanjye. ariko ubwo iryo terabwoba ryawe urumva ryakanga nde Pasika? ahubwo se we wazinze ibyawe ukagenda ntuzi guhambira. ariko ubwo iyo uvuga gutyo uba wibuka ko ndi umugabo muri uru rugo? uramaze. ko Pascal yamaramaje ngo agomba gutandukana na mukobwa jana akaba atabikozwa birarangira bite? naho mu kiganiro runana cy'ubutaha.